buriya sisiteme yibuzemo kontorore, sisiteme ya guverinanse yibuzemo kontorore n'igitsure, biriya byose ntabwo bibura. Ruswa, ibiruga biriya, ibaze gusambanira mu biro, inyuma yawe hari idarapo ry'igihugu. Telegaramu yanjye iyo habonetse ene nude ihita isiba n'iyo cano ikayi, birangira nabibonye ndabyihorera, ndavuga se ubundi ndashaka iby'iyi. Ejo bundi kazi naraza ndareba nkubitwa n'inkuba, urumirwa. ndavuga uyu mugabo afite n'Imana. Gahunda ni ukubaho neza, amafaranga abonye aya mbere akajya kuyaguramo amazi i Burayi, n'abana be bakagura imodoka zihenze, utagize umwana we visi perezida akamugira generali, mbese bakigira nk'aho, ariko byose babikurikirana ugasanga ni agasuzuguro k'abazungu. Agasuzuguro k'abakabera. Ariko hari Anonymous guy wavuze ngo nobody give it to you, you have to take it. Ku cy'Afurika yo nta muntu uguha ikintu, ntabwo urabyuhaguruka ukagifata. Dore se Afurika izagenerwa kugeza ryari? ni bangahe bakiha? Arumva nyine bishobora guturuka muri revolution, bakavuga bati we are fed up n'ibi bintu turabihaze, dushaka impinduka. Mwebwe Afurika muzakomeza gutunga intoki abazungu kugeza ryari? Ariko niyo dukoze revolution bafata bamwe muri twe bakabagura, kandi bafata wa munyantege nkeya akaba ariwe bimpawaringa agahijakinga revolution. Revolution nyinshi zabaye zibahijaka muri Tunisia, Egypt, Arab Spring yose yabaye hijaka, revolution zibahijaka. So nta kindi cyo gukora gihari. None se mwe kuki mudakoresha strategy nk'izo bakoresha, namwe mujye kubasenya from within? Ufite amafaranga nk'ayabo? Aya. Ufite intwaro nk'izabo? Aya. Icyo kibazo dufite. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio y'irya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi mu ntangiriro z'icyumweru, turi kumwe na Bob Mugabe. Bob, uraho urakoma? Ndatera icumu. Bose misiyoni baritazari. The guy was tending to be in the Guinness Book of Records, I think. 400 dead counts. Like body counts. Body count. Kandi buriya ziriya zafashwe kuri kamera. Hari nk'izindi zirenga ziriya tutazi. Ngo burwaragwara bamureze. Peter ari guspekera. Biriya bintu biragusaba ko hari ikintu ufata cyandaje cy'ikiyobyabwenge. Niko kazi se. Ako buriya si uburwayi, yaba ari last gusa, yaba ari ugushimisha umubiri. Urumva, ntekereza yuko bitangira no gushimisha umubiri, umwe akagenda abwira mugenzi we ati hariya nahabonye ikiguri. You get? I get. Ariko abantu ni indaya naturally. Usibye ko tubishyiramo indangagaciro z'umuco, tugashyiramo indangagaciro z'amadini, tugashyiramo ubusirimu bw'ubunyaburayi, ko abantu bahaze birirwa no kurya no kunywa no kurongora. Gutyo erega human being zananiwe.
So when an animal is satisfied, there is a big y'inyama mbivuge yenda mu kinyarwanda ni ngeze mu nzira nibuka ko atari ikinyarwanda aribwo kuvuga urabona umuntu ni inyamaswa nk'izi z'agasozi nk'ukuza impyisi iki ariko yo ni uko ari inyamaswa itekereza ariko araye igira ubunyamaswa bwayo ubunyamaswa bukaganza ubumuntu umuntu iyo amaze kurya akanywa akishima atangira guthrowinga in parties atangira gukoresha ibirori kwishima n'abakire batangira gushakisha impamvu zo gukora ikirori umwana ameze iryinyo rimwe ikirori umwana yagize gute ikirori tera utambwe rwa mbere icyo ni ikirori first step first step yarangira mbese baba bashaka impamvu zose zakoresha ibirori mu by'ukuri umuntu iyo afite ubushobozi agaragaza kenshi ubunyamaswa bwe inyamaswa iyo zihaze zirarongorana icya kabiri zirimo iri kurwana iyo zihaze urebye inyamaswa nta nubwo iba ikaze cyane igihe ishoje buri nyamaswa ntabwo ipfa kwica nawe yaba ari inyamaswa imaze ntabwo ipfa kwica kubera ko ishoje ayime ntabwo ipfa kwica gusa kubera ko just for fun yica kubera ko ishoje ishaka kurya n'intare zishobora kuba zahaze zikanyura mu ntihagire izo yica none intare ishoje ikaba ifite igitutu itinya ko hari abantu bari buyirwanye yaduka mu nka ikazikanga iyo zitangiye kwirukanka ihera ku y'imbere Balthazari niwe muntu ugaragaza urugero rwiza rw'inyamaswa ihaze shiraho imihigo imihigo idasobanutse ariko se ko ari we twateye amabuye cyane kandi ndi kuvuga muri rusange ubona ari we wavuzwe cyane kandi bari abagore bafite abagabo kandi banakomeye cyane muri guverinoma byaba se nabyinjiramo cyane kuko kiriya ni igihugu gifite abaturage bake umutungo uri mu bantu bake kandi abantu bake babayeho nk'aho badafite icyo bahuriyeho n'abandi bo hasi buriya sisiteme yibuzemo kontorore sisiteme ya guverinanse yibuzemo kontorore n'igitsure biriya byose ntabwo bibura ruswa ibirwa biriya ibaze gusambanira mu biro inyuma yawe hari idarapo ry'igihugu si uko ibyo wakoze bidakorwa ariko ni ngombwa idarapo bazi mu biro that's abuse of office ariko biriya bintu simbishyigikiye ariko biraba ariko hari abavuga ko abenshi babikora ahubwo nuko badafatwa simbizi abantu nyoko muntu niko bameze nyoko muntu ari kuyibona ute nyoko muntu ni ikiremwa gitangaje cyane ariko hari abavuga ko ari gahunda ya vice president uriya muhungu wa Theodore Obiang ibyo bavuga ni byinshi wo kugira umuhungu wese we ni iki niba wamufatiye mu Bufaransa uriya nawe afite byinshi ubutegetsi bundi nibwo butegetsi bumazeho imyaka myinshi kuva muri 79 ariko ugomba kumenya n'uriya mugabo uriho Obiang Theodore Obiang yagiye amaze kwica nyirarume kandi ari we wamureze donc nyirarume ndumva abanyarwanda babyumva umusaza wa mushiki we kubera ko niba mushiki wawe yagira ikibazo gikomeye ukamuzana mu rugo rwawe noneho uri perezida warangiza
ukamuzana akazana n'abana be aho kugira ngo aruhire ku gasozi. Ariko kubera kuri perezida agakurira muri perezidansi, yamara kwiga wamwigishije amashuri meza akaguhirika akanakwica. yego. None se uwo nyirarume yari threat ku butegetsi bwe, yari ari perezida, nyirarume yari perezida kandi uriya Ngwema Baso, actually nyirarume niwe witwaga Ngwema. So bariya nabo barakurikiza iryo zina ariko ni irya nyirarume. Ngwema cyangwa Basongo gusa. So urumva ishe nyirarume afata ubutegetsi bwa nyirarume, igihugu kigumana igihe. Ni akagabo kagufi naho karashaje ariko wari wabimenya. Arindwa n'abazungu. Abazungu ni bita gute, abamasanarisi baje gucukura zahabu na diyama na gaze. Bafite muri Guinée Equatoriale bafite ubutunzi bwinshi cyane kandi igihugu kirimo abaturage bakeya. 1.6 last time I checked. Miliyoni imwe n'ibihumbi 600. Bariya abazungu rero, ingabo z'igihugu ziri hirya. Ngwema Basongo Mbianga yegereza bariya bacukura inusa, ni nabo bamurinda. None se bikaba ariho isi mirengo iva yo It's a country of impunity. Ubutegetsi bwonyine bwa Mbianga bwubakiye kuri impunity. No mata no gusambanira mu biro ni ibintu byoroshye. Ako naravuga bati weda agenda na briefcase enye zuzuye amadolari. Nicyo gihugu cyonyine muri Afurika kivuga igispanish. Portuguese. Portuguese oya, bavuga Spanish I think. Reba suzuma neza ndumva bavuga icyespanyola. Bakoroneshwe na Spain ndumva. Yego. Warebye wasanze ari byo? Usuzume nibyo, ni Spanish. Nicyo cyonyine gihugu muri Afurika kivuga igispanish. Spanish niyo most spoken language, understood by 87%. Equatorial Guinean Spanish has many identifiable traits. Nibyo. Urwa kabiri ni Igifaransa, urwa gatatu ni Igiportugize. Abafaransa bakoroneshwa na Spanish. So nicyo gihugu cyonyine kivuga igispanish muri Afurika. Urumva ko bafite amakuru afite kandi yanyaye y'ingenzi. Kandi bafite abaturage bake bakagira igihugu kinini kuri abo baturage, ariko abaturage bari mu murongo w'ubukene benshi. Byibuze abatari munsi ya 45%, imibare meruka gusura. Ariko bafite buri butunzi bwose watekereza: gaze, peteroli, diyama, zahabu. Mbese noneho bigakubitaho n'ubutegetsi bwa Mbianga byose bikabakuriye. Ariko ngo baramurayidinze, video bazishyira hanze kuko yari afite. Ndagira ngo iki kiganiro kitaba kuri Balthazar. A good for me it is okay. Standing a good chance of becoming the next president. Ibyo nabyo ashobora kubitanga ari ukwisobanura. Yabanje avuga ko ari AI. Baza gusanga atari AI. Baramusezera ku kazi. None barabyita political rival. Nabyo it doesn't mature. Kubikora ntabwo akanda kayabikoze. Cyavuga ngo kubishyira hanze ni agenda ya politiki yo kubutakariza icyizere. Ntabwo nabonye byatuje againinga popularity. He's everywhere. Bro is trending. Balthazar ni star. Ariko se ibya politiki byo ntabwo birimo. Kandi niwe wazifatiraga. Iyo ureba n'ukuntu niba video warazitegereje, niwe wipositioningaga. Ntabwo nigeze nzibona ko Peter ajya ansobanurira ukuntu zari zimeze.
nkumva ukuntu gusa oya ntabwo cyenda ndabona warazibonye kapfuna umuheto wibyitira pizza nta muntu utarazibonye keretse utagira amatsiko kuko urumva njye nabaje kumva Balthazar mubona cyane kuri social media noneho mbaza umuntu Balthazar narizi ko ari twa dufoto tugire twa tundi dusanzwe twa news noneho mbaza umuntu w'inshuti yanjye akanyoreza amavidewo kuri app yitwa telegram yanjye iyo habonetse ene nude ihita isiba n'iyo channel birangira nabibonye ndabyihorera ndavuga se ubundi ndashaka ibyiki ejo bundi kazi naraza ndareba ngo bitwa n'inguma urumirwa ndavuga uyu mugabo afite n'imana he has a talent and he has a tool iyo ufite amafaranga ufite ubutunzi wumva ko n'umugore nawe izo video zagiye hanze umugore nawe ngo yahise amurya revenge kandi ubusanzwe ariko bari bitereye ariko n'ibintu bya sex birinda umuco w'abasipanish niyo urebye muri biriya bihugu bya South America birimo bya Mexico bya Venezuela bya Brazil haba hari amakaravani y'abantu bambaye ubusa sex is everywhere ibyo ntabwo ikibazo kiri kuri mwebwe mwakoroneshwe n'amadini urashaka kugarura amadini nanone hanyuma se hari urumva Balthazar we si ikibazo ahubwo turagendera kuri umusaruro w'ibihari n'ibindi bikorwa bihari tunarebera muri rusange Equatorial Guinea ukuntu imeze uko yakagombye kuba imeze ntabwo bihuye abantu bakavuga bati ubutegetsi ni gute bwamaraho imyaka hafi 50 hari ariko ntibukemurire ibibazo abaturage ntabwo tutabona abantu nka Balthazar wakomeje ku muhungu we vice president amafaranga ajyana hirya no hino ariko mva muhungu we niwe vice president wumva ibyo bintu yaguze akarinda ntoki ka Diama kambawe na Michael Jackson like nyine nk'abandi mu Faransa se bamufasha afite amafaranga agera kuri 70 erege abo bantu se bonyine bo kwabyuzinga ubutegetsi igeze kubaho umugabo fata telefone yawe ndayikwemereye witaga Bokassa ndumva yarayoboye Central Africa igeze no kwiyimika nka Bokassa Jean Bederi Bokassa Jean Bederi Bokassa Jean Bederi Bokassa yiyimitse nka emperor si wa Central Africa former president of Central African Republic was a Central African political and military leader yego yabaye second president wa CAR Central African Republic amaze gukora kudeta yari umusirikare mukuru generali yongera amapeti marishal amapeti aramurangirana noneho yiyimika nka empereur ane empire agura amafarashi yo kumwimika 8,000 mu Bufaransa no mu Busuwisi ayo mafarashi mezi 3 yapfiriye rimwe kubera yuko mu gihugu cya Central Africa ntabwo ari igihugu cya amafarashi yabamo ariko ibaze kwiyimika ngo uri emperor at the same time abantu bageraga kuri 67% bari munsi y'umurongo w'ubukene 45% barya rimwe ku munsi 35% bari mu kigero cy'ubukene uburyo mu myaka 50 yindi batabona uburyo bazabuvamo yiyimika nka umwami w'abantu si we wenyine na Mobutu yarabikoze so abuse of power muri Afurika biba biterwa kenshi cyane n'ababashyiraho urabona abaperezida ba mbere bagiye bageza ibihugu byabo ku bwigenge barabuharaniye
hadutse nyine abakoloni bagikoze revenge operation, operasiyo yo kwihorera kuri abo birabura, barabica abandi basponsoringa amakudeta, ariko bakazana umunuza umuntu bakamuha ubutegetsi atafite icyo abukoresha, akabuabuzinga, akaba gusa kwigwizaho umutungo no kwigarabya no kubaho mu buzima buheze bwa dawe. Ariko abanyagihugu, igihugu kiyobora kiri muri autopilot. So ni byinshi cyane n'intuza, ni abakoloni bagenda badushyiraho abantu bakorana n'abanyafurika bamwe b'ibigwari, bareba inda zabo gusa, bakadushyiraho abantu ukabona ni umutegetsi, kumukuraho n'umushoboye arakurusha imbaraga. Abo banyaburayi barabimpawaringa bakabacungira n'umutekano ku buryo utamukuraho, akaba ari umuzungu ukigukoroneza ariko mu ruhu rw'umwirabura, kandi mwene se umuziranye wo ku cyaro udafite icyo buri gukora. It's the worst, it's the most ni ukugusenya from within. Yego. Bakabateranya ariko nanone no gushaka tuvuge niba batumvikanye nanjye Mugabe ngo bazane byibuze igira neza, bazi icyo gukora andushe cyangwa akora ibintu neza, bazara gusa uwo kurya inkoko akirata bya bindi bya nyakwigendera Desire Kabila waryaga inkoko 8 ku munsi, zikajya hese uko arimo kurya niko buri munsi inkoko, ariko izo 8 zimbwa ashobora kuba Africans. inzara yose yo mu ishyamba ashatse kuyimarira mu butegetsi butanyamaze n'igihe. Ariko se urumva ikibazo, abazungu baradusuzugura bagakabya cyane, bagakuraho umuntu bakazana ngo noneho ngushingiye kuri demokarasi, ariko bakazana ikigoryi cy'igipfumbafu kandi mudashobora gukuraho. Abazungu bakabategeka gutya. Byibuze niba ari ikigoryi gifitemo sinzi uko nabivuga, ufitemo umutima nama avuga reka ngire icyo mfasha abaturage. Gahunda ni ukubaho neza, amafaranga abonye aya mbere akajya kuyaguramo amazi i Burayi, n'abana be bakagura imodoka zihenze, utagize umwana we visi perezida akamugira generali, mbese bakigira nk'aho, ariko byose babikurikirana ugasanga ni agasuzuguro k'abazungu. Agasuzuguro k'abakabera. Ariko hari Anonymous guy wavuze ngo nobody give this to you, you have to take it. Ku cy'Afurika yo nta muntu uguha ikintu, ntabwo uhaguruka ugifata. Dore se Afurika izagenerwa kugeza ryari? Ni bangahe bakiha? Arumva nyine bishobora guturuka muri revolution, bakavuga bati we are fed up n'ibi bintu turabihaze, dushaka impinduka. Mwebwe Afurika muzakomeza gutunga intoki abazungu kugeza ryari? Ariko niyo dukoze revolution bafata bamwe muri twe bakabagura, kandi bafata wa munyantege nkeya, akaba rero bimpawaringa agahijakinga revolution. Revolution nyinshi zabaye zibahijaka muri Tunisia, Egypt, Arab Spring yose yabaye hijaka, revolution zibahijaka. So nta kindi cyo gukora gihari. None se mwe kuki mudakoresha strategy nk'izo bakoresha, namwe mujye kubasenya from within?
ufite amafaranga nk'ayabo, aya ufite intwaro nk'izabo. aya Icyo kibazo dufite. Abantu badutegeka babareba ukabona badakwiye gutegeka. naho kubera ko ari abakire No, baranakomeye. They control the military. Buriya iyo bakontrolinga military aba babarangije. Icya kabiri, udacontrols the military, he controls economy. Buriya umuntu ucontrolinga economy aba yakurangije. Icya gatatu, they control the media. Wese utekereza yuko ikibazo cya African Union batabona igihombo bibateza kuba batishyira hamwe. Wese utekereza kubera iki Afurika wambwiye ko icuruzanya indani ubwayo 16%. 16%. Bacuruzanya abanyafurika ku bwabo, ibihugu bya Afurika ku bwabo bicuruzanya kuri 16%. Yego. Ariko bigacuruzanya n'ibihugu by'i Burayi na Amerika ku kigero cya za 90%. Tekereza se kubera iki? Tekereza yuko nta kintu umunyafurika umwe ajyana ku isoko undi munyafurika akeneye. Rwose utekereza iki kuki bahorana mu biganiro ariko badashobora kumvikana? Ibiganiro biraba ariko ntibashobora kumvikana. Yego. Iyo katena. Abantu se bakumvikana gute bataragiyeho mu buryo bumwe badafite inyungu zimwe? Ikindi aragenda akajya mu biganiro, uwamushyizeho akamubwira ati ibyo bintu simbishaka, ntuzabisubiremo. Abandi ba perezida bajya baterana kohereza minisita w'inganda cyangwa sekereteri generali wo mu biro bimwe biri wiyane. Just for presentation. Bititwa ngo ntitwagiyeyo. Akajyayo ariko mu by'ukuri nta kujyayo kwa danje guhari. No kujya kurangiza umuhango. Ibintu nk'ibyo rero ni ikibazo kiba kinakomeye cyane. Ibintu bimwe na bimwe byo muri Afurika biba bisekeje cyane. Ubundi umuntu nka Obiang ntabwo yakagombye kuba ari perezida. Na muhungu we w'umuvisi perezida anyereza umusatsi akeneye kuba udefiriza, akeneye kuba ari muri gereza. ndetse ko bisa nkaho byisubira. Reba nk'ubu ngubu muri Gabo abaturage bayitabiriye amatora ya kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga. Batoye yego ku kigero cya 91%. Bemeza ko batoye itegeko rishya ryanditswe ku butegetsi bwa gisirikare buhagarariye na General Brice Oligui Nguema wandi wakuze kudeta ejo bundi. Ariko byibuse guhindura constitution yari iriho ni mu cyo gihugu Gabo kwa Bongo. Kwa Bongo ariko ibaze Bongo nawe yasuzuguye Gabo ararenze. Ibintu byari Bongo bituruka kwa Nyansimbe. Eyadema. Nyansimbe Eyadema. Wano muri Togo. Ibyo bintu byose ni ibintu byo gusuzugura cyane. Ugasanga Nyansimbe asizeho umuhungu we. Ugasanga Bongo ashyizeho ategetse imyaka n'imyaniko arangiye abahaye umuhungu we w'ikigoryi nawe akavaho akazakubitwa n'ibiki. Ibyo byarangira Afurika warakurikiza. None se like igisubizo cyaba ikihe kugira ngo ibibazo bikemuke? Tuzakomeza turire duplaying a victim card kugeza ryari? Birasaba revolution. Niyo mpamvu njya avuga kuva Afurika abanyafurika babona ubwigenge, Afurika ntirarwana. Afurika irwana intambara zazanywe n'abanyaburayi, ariko Afurika ubwayo ikeneye kwirwanya ikitsinda. Nk'uko muri Amerika bahuye n'ikibazo barangiza bakisanga bariho bararwana civil war kugeza bayitsinze.
abanyamerika nose si bo y'abanyamerika urajya ngo barwanaga n'Amerika ubwayo. na Amerika ubwayo yirwanyaga iritsinda, ubu ngubu ntabwo yasubira mu ntambara zayindaya. Afurika ikwiye kwirwanya ikitsinda, hakeneye revolution iri at the industrial level kind of a revolution. Abaturage muri buri gihugu cya Afurika bagasubirana ubutegetsi, basubirana ubutegetsi akaba aribo babuhereza uwo bashaka, babona nawe ari bwo gutatira bakaba bafite za mbaraga zo kuwusubirana bagashyiraho undi. Ariko abategetsi benshi ba Afurika bafata ubutegetsi bakabeshya ngo babusubije abaturage kubera ko bakoresheje amatora, ariko ibyo ni ukutubeshya. Ikintu duhaye kiri he? Ese tugufiteho ijambo? Rega n'amatora siyo ngombwa, icyangombwa ni ubara amatora. cyangwa n'ubara amajwi. Ubara amajwi ni ujye n'utsinda. Akabara ibyo abantu batoye. Abari ibyo abantu batoye. Ubu Trump ntabwo yatsinze Kamala Harris. Ibyo biraza kubiverifiya. Erega hari aho ntekereza ko wareba aka kantu niba kakataruka ryatse, ndabona umwijima mwinshi. Hari abantu, ikibazo cya mbere gihari kirakomeye cyane. Hari ibihugu byinshi cyane, hari ibihugu bihari bifite mu by'ukuri abantu b'inyangamugayo babara amajwi, ariko ahenshi uretse nkubaze M23 RC Alliance AFC Alliance Fleuve Congo, uriya mu perezida wayo ntiyamenyekanye cyane kuko yari we komiseri wa komisiyo yigenga ngo y'amatora muri Kongo bayita Seni. Seni. Ese Seni si yageriye Tshisekedi cyane rwose. Ese Tshisekedi yigeze atsinda? Tshisekedi yabonye amanota 19. None se utekereza yuko kuba ayoboye AFC bivuze iki? Ikintu bikubwiye? Erega ujya ureba ibintu, njya ndeba buriya nka Uganda batora uwo bashatse wese, ariko njya mbona opozisiyo yikarakasa ivuga ngo ije gukuraho Museveni, nyamara iyo bagiye mu matora Museveni arabatsinda. Icyo batsindisha ni ikego, Museveni arakuzwe, ariko Museveni nawe ushyiraho ubara amajwi. Muri make Museveni nawe wibarira amajwi. N'uwese ninde utayabara? Tugira ngo tuvuze inzuki, wese ninde utayabara? Ariya komiseri wa komisiyo y'amatora ninde mu Rwanda? Chairperson ngwita Oda. Madame Oda Gasinzigwa. Oda Gasinzigwa niwe chairperson. Uriho urumva icyo bivuze? Nose si komiseri muri FPR. Ndumva ahagarariye abagore, keretse niba baramukuyeho. Akabara amajwi se akibira FPR kubera ko ari uwo muri FPR. Sivuze ko ashobora kwiba, si ngombwa ko yiba, ariko si ubundi naho atakwiba wabyizera. Sizi ko wumva ikibazo aho kiri. Ikibazo kiri kubara. Uwo wazana, reka nkubwire, waba wiyamamaza na Musenyeri ugafata padiri ngo abe ariwe ubara amajwi. Waba wiyamamaza na shehi ukazana imamu ngo abe ariwe ubara amajwi. Uri umukristo, uvugisha ukuri, nawe ibyo ntibikunda. Umva ibintu biravagavanze, birasaba abaturage guhagurukira rimwe
kandi batitaye ku moko, idini n'uruhu, ari ikibazo cyo kuvuga good governance. Njye ntekereza yuko intambwe ya mbere abanyafurika nibarekeraho ikintu cyitwa demokarasi, nibatangire kwita kuri good governance. Uzi ikintu nkundira Perezida Paul Kagame, cyibuze ari ibikorwa tubona, uko yajyaho kose n'uko yatinda ariko ari ibikorwa, nta kibazo. Yabona 100% cyangwa 200%, icyo si cyo kibazo kuri jyewe. Ndaryama nkabyuka mfite umutekano, number 1. Number 2, ese ashobora gutangira business igashoboka? Ese ashobora kurwanya ubukene? Ese hari serivisi za leta zihari? What do we get as citizens ku butegetsi, to what counts? Afurika yose ntekereza ko yava mu kintu cya demokarasi, bagatangira gupreaching ikintu kidasanzwe cyitwa good governance. Good governance iri gute mu cyaro? Imiyoborere myiza cyane. Ariko uri kwirengagiza factor ikomeye, ntabwo bari kubikora nkaho, ntabwo kutabikora ari uko babyanze, ahubwo nuko hari izindi factor zitambitse hagati, arizo abazungu. Inama utanga ni iyihe? Wabavuze ko ari abanyembaraga mu gisirikare bafite n'amafaranga, uraza kubigaranzura ute ubavanemo ukomeza imishinga yawe uko wabitekereje? Urabona ikintu cya mbere, erega ibintu biroroshye. Buriya uzi impamvu mu bihugu byinshi biniga itangazamakuru, nuko ibi bintu byose mvuga badashaka ko bijya hanze. Ntabwo bashaka ko bijya hanze kugira ngo barebe ko umuperezida uhari adakorera inyungu z'icyo gihugu ayobora. Ntibashaka ko bijya hanze kuko badashaka yuko n'ibyo kugusambanira mu biro n'izo ruswa no gusuzugura abanyafurika bene wabo bihari. So bakuraho na social media itangiye gusakuza, nayo barayihagarika. N'iki n'itangazamakuru bakarihagarika, bakabafunga cyangwa bagatangira kwica umwe kuri umwe. So ibyo bintu ni ibintu byo kuvuga ngo twebwe abanyafurika ubwacu turashaka iki? Who is the leader tubereye? Ese demokarasi turayikeneye? Ujye ubona ko niyo umuntu bakiriye amatora muri Afurika, mbese bagitangira kubara, uzi yuko umuntu yibwiriza ati jyewe natsinze amatora, kubara n'ibiraranye ati natsinze. Ukumva Amerika nayo imuhaye felicitation, ukumva Ubufaransa buhaye felicitation. Of course uba uhita umenya n'indi ubiri inyuma. Ibintu nk'ibyo byose rero kiba ari ikibazo kinakomeye cyane. Yego. Bagira ngo aricyo ujya umva kuri kamera ajya gukora biriya. Mugabe. Oya, bagira ngo nanjye uproteje, gukorera ibintu byiza, ariko nanjye undindira umutekano. Umutekano uracunze. Oya, iyo ubireba gutya nanjye nkabireba, uba ugira ngo mpaguruke kuri kamera ko mba n'umushyitsi wawe, waje mu gihe kibi, wajya umereza serivisi nziza. Ubundi waje mu gihe kibi, should have kuba waraje mu Rwanda nko muri za 800. Oya, ukibera nk'umwami. Oya, urumva mu bintu ukeneye hano tuba dukora, ntabwo ari ibitekerezo gusa, na video igomba kuba ari nziza. Si byiza rero yuko mpaguruka ninanura mwayura imbere ya kamera. Muga ibintu rero bigomba kunsaba guhaguruka, niyo ugomba kubindinda. Niyo mpamvu ngurira agakawa nk'aka kugira ngo naza kwayura imbere ya kamera. Ariko nose yo gukorera neza, ntabwo bakishyiramo fomu gusa.